Nyege. Nyege, sibyo? Mama. Nukuri ndakwinginze pe, sibyo? Ndabizi ko wandakariye mama wawe. Ubu ngubu nagukira mama, ubu ngubu nagukira mama, sibyo? Ubu uzambyara ukingiye nagundi umwana wawe. Nyege, sibyo? Nyege mama. Nyege. Nukuri kuba birabyarabaye, sibyo? Soko nanjye nabishakaga. Nanjye nuko bari banegetse. Iyo ndabikora, umuryango wose wari gupfa. Kandi nayandi mahitamo nari mfite. Niwe wari kugenda. Ese bakwiye ko utihisemo? Bagutesama abandi. Ariko ni njye uhitamo. Uzi ukuntu buri abantu barambonye mu kicucu. Ikigo ngo niba ndukubye umwana. Uzi imvura yanyagiye. Uzi baranzitse baranzika kuko. Nari umwanda abantu baragenda baranganya. Hejuru yawe. Ese mpenzi uyitanyimba njyewe. Kubona nabikoze ntangara ko nari inkwari. Nukuri mbabari. Ubundi nje kuva ndanga kubwa mushikanje kwiri nkunda. Ubundi wowe wa. Mpenzi. Ndakura. Mpenzi. Agahitamo n'intwaro yakoresha ipfundo we ipfundo we ipfundo ry'ubuzima. Yo hakiza kiri gute se mwana? Asumani ko ndi kubona umeze nk'umuntu wamanjiriwe bi. Kise ni igiki? Kurasimuka jya umenyera ibyo utazi. Byagenze bite se ko ndi kubona ubutaye umutwe mana? Bwa mbere mu mateka yanjye none ndumva umutwe wanjye nawe utaye pe. Twa utaye hise none. Asumani ntago nkuzu umeze utyo sibyo? Mu mateka yawe sinigize nk'umuntu nyine umeze nk'umuntu wataye umutwe nyine wazubaye. Byagenze bite? Mva nkubwiza ukuri. Ibaze ko ngiye gusaba umuntu nini. Ndetse wi. Ibaze ko noneho nabonye diru y'ahantu nshobora guturitsa amamiliyoni menshi urumva. Bagakabya inzozi zanjye nifuje kuva kera zo kujya muri Canada. Hakaba habura iki se mande? Abantu manini na sawa wa kintu. Bakaba bansabye ko kugira ngo babimereze ari kugira ngo mbanze nzane d'amour. Kugenduka papa we ni gamani wagenda ukamuterura ukamuza. Sumujyana yo ni ibintu birenze kugenda ukamubwira ati iki niki ukamuza. Ako uzi d'amour. Ejo bundi merutse kumubwira ngo kumukenera ni nko kugurisha amaguru ukeneye kugura inkweto. Nibaza uwo muntu ukuntu nzamuhinguka mu maso. Nyine bari ibibazo mwana.
nawe wowe nyine ufite n'uwo wajya gusaba ukamubwira buri kimwe, twese twakibwira abandi. Mani umubyeyi wawe yakumva buri kimwe cyose wamusaba yakiguha. Ariko twe twakuriye muri iyi mihanda mani, twabayeho mu buzima bubi. Ibaze ko n'aka kazi na wumva mfite nagakuye muri iyi mihanda. Mani papa wawe wagenda ukamubwira buri kimwe cyose wamusaba, n'umubyeyi wawe yarakubyaye, yakiguha byose, yabigukorera ku bwawe. N'umubyeyi wawe. Twe turi imfubyi, tubayeho tutazi iyo twerekera, tutazi niyo tujya. Uzi kuba mu buzima utarigeze ubona umubyeyi Imana, uzi kubaho utazi ngo ukomoka he. Ni ikibazo. We mwegere umubwire buri kimwe cyose kikubangamiye arakikora. Damurwe, uzi ikintu ugiye gukora? Wamugana ngiye kumwifashisha none nk'umubyeyi, mwubahe. Nabyanga ndabikora ku nabi, ahubwo ndagenda nitwaje iki? Takwirika nkubwire, sibyo? Abyanze ku neza wabikora ku nabi, cyangwa se ukabikora mu bundi buryo. Kagenda mani. Byacamo mani, ku kantu kaba ari inyamigwa kintu. Haruna kabisa, Haruna ni wowe wanjye. Byakubuze ngo umereze icyo gitekerezo. Wowe bikora urebe ko bidacamo. Nanagiye. Hari bima uraza kundabura kuri phone. Kano kanya mwami Imana ndafashe ndakomeje. Yego Kristo yuka mibi abademoni. Tutoka izina rya Kristo. Demon. Ubuzima ni intambara, buri wese afite uko ayirwana, agahitamo n'intwaro yakoresha. Ipfundo we, ipfundo, ipfundo ry'ubuzima. Ipfundo we, ipfundo, ipfundo ry'ubuzima.
by'ubuzima